reka mbabwize ukuri iri jambo ry'Imana rirakomeye cyane nkoze ikiganiro mu gihe kigaragara yuko amasaha akuze amatara aracanye hano bantu barakubireba bishaka kuvuga ngo iyo bwije ducana amatara Dede araje mpagarara hejuru arangije atangira kunganiriza ambwira ku makuru y'ijuru ariko biva kure biba byavuye mu gusenga nari ndi mu mwihariko w'amasengesho n'Imana mbaza Imana amakuru y'ijuru nyibazo modoka uritwaye uri kunyumva uri mu iduka uri gucuruza uri kunyumva ariko Uwiteka avuganye nawe ngo hakira umuti wo kubohoka mu izina rya Yesu hakira ubutabazi kuko Uwiteka yanze yuko waguma mu bihombo bidashira. Yes, mureke nongere mbifuriza ikaze imigisha ituruka kuhoraho ihorane namwe mwebwe mwese mudahema gukurikirana Rafa. Reka tubashimire mwebwe mwese mwakanze subscribe n'iby'agaciro mukarayikinga ibiganiro byacu ndetse mukanabisharinga. Reka tubabwire ngo amahoro n'imigisha bituruka ku Mana bihorane namwe. Ndasuhuza bari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo mu mujyi wa Kigali ndetse n'igota Masimbi. Reka mbabwire ngo Imana ikomeze ibandebere icyoroshye. Muri mugoroba rero twifuje kubana n'umukozi w'Imana kugira ngo atugezeho ubutumwa Imana yamuhaye kugira ngo ageze ku banyarwanda ndetse n'isi yose. Katubanze tumwakire kuri mikoro zacu. Tubaye ikaze mukozi w'Imana. Nagarutse ni Prophète Florien cyangwa se Reverend Pastor Florien. Yego. Umukozi w'Imana uri mu 2007 bitarapfukamira Bayali. Yego. Umeze neza? Ndaho ndashimira Imana. Mbere na mbere reka nkubwire ngo urasa neza. Cyane. Ndasa n'Imana kuko Imana nayo isa neza. Imana si umukara, Imana ni umucyo. Wose ni Imana. Cyane n'Imana. Kuko ndi umwana wayo. Yego. Hanyuma reka tugusabe rero mu byubahiro byawe utangire udushira imbere y'Imana kugira ngo ibyo tuza kuvuga byose bize kuba ari kumwe natwe. Witwa Uwiteka Imana nziza ndagushimye kuri isaha no y'umunota ngeze hano ku murimo wawe ntaba ari njye ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Mana nabonye utabara mbona ukora imirimo n'ibitangaza mu buryo bukomeye. Uyu mwanya ntaba ari njye ahubwo abari wowe ushyirwa hejuru mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ngarika tugu umwanya rero utugezeho ubutumwa Imana yakugeneye cyangwa se yageneye abanyarwanda cyangwa se n'isi yose kugira ngo babohoke. Maze ibihe ndi gusenga Imana ndi mu bihe by'umwihariko wanjye n'Imana. Yego. Uko nabaga ndi gusenga Imana irushaho kunsura irushaho kuza ivugana nanjye ibintu bikomeye. Mwiyerekwa nari ndi mu masengesho y'imisi 3 ndi gusenga. Yego. Nagiye kubona mbona umugabo wambaye iby'umweru Dede araje mpagarara hejuru arangije atangira kunganiriza ambwira ku makuru y'ijuru ariko biva kure biba byavuye mu gusenga nari ndi mu mwihariko w'amasengesho n'Imana mbaza Imana amakuru y'ijuru nyibaza uko ibintu bimeze bijyanye n'igihe n'imisi n'ibihe none mbona umugabo wambaye iby'umweru azi imbere yanjye arangije arambwira ati mwana wanjye ati ngiye kukubwira ibi bikurikira ati genda ubitangaza umbwirire abantu banjye atumbwirire ku imisi n'ibihe namaze kubireba namaze kubibona ati kandi namaze kwitegereza ati abantu b'ingeri zose uhereye ku bagabo ku bagore ati ku basore ku bakobwa ku bana batoya atugende ubabwire ati baba bari hano mu gihugu cyacu n'abari ku bihugu by'amahanga n'abadiaspora n'abari Burayi ubabwire ko ndi Uwiteka Imana ishobora byose. Imana irambwira ngo nimbwira abantu ngo biyarure ngo mu kwiyarura kwabo ngo bahunge umujinya w'ibyaha ngo bahunge ibyaha ngo kuko ibyaha ari bibi. Imana irambwira ngo nibahunge ngo nkuko Imana yabwiye Loti ikamubwira ngo nahunge ikamubwira ngo nave muri Sodomu na Gomora ngo agende ngo kandi mu kuhunga kwa Loti ngo agende atarebye inyuma ngo nuko icyo gihe Imana yari yahaye kondisiyo Loti iramubwira ngo Loti we hunga udapfa ngo nuko Loti arahunga ngo ariko amaze guhunga ngo nuko umugore wa Loti kuko yakundaga iby'isi ngo asubiza amaso inyuma ngo atangira kureba Sodomu na Gomora ukwiri gushya bayivuyemo bari guhunga bagenda ngo nuko muka Loti ahinduka inkingi y'umunyu. Imana irambwira ngo uyu munsi wa none hari abantu babaye inkingi z'umunyu ngo batari kwitwara uko Imana ishima. Imana intumye ku bantu irambwira ngo nibareke ibyaha n'ibicumuro ngo nibave mu bibi byabo ngo kuko Imana iri kureba ikabona hari abantu babaye nka muka Loti ngo babaye inkingi z'umunyu ngo bari kureba inyuma bari kureba mu by'isi gusa ariko ntibari kureba ku Uwiteka ntibari gufata igihe cyo gusenga. Nuko mareka Uwiteka akomeza kuganira nanjye arambwira ngo nimbwira abantu ngo biyarure bave mu bibi byabo ngo nibiyarura ngo Uwiteka hari icyo agiye gukora.
nibwo nabonaga indirimbo ya 28 mu Gakiza, indirimbo mbona igitero kivuga ngo ku musaraba haturuka iriba rimara inyota. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugi. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Mareka Uwiteka akomeza ambwira, harambwira ngo dore Kristo Yesu yabambwe ku musaraba, abambwe i Golgota, apfira abanyabyaha. We nta kibi yakoze, ahura n'ibibazo bikomeye ku isi, ahura n'abafarisayo, ahura n'abasadukayo, baramurwanya, baramunaniza, ariko muri uko kumunaniza arabatsinda mu izina rya Yesu. Ndagira nkubwire ngo wowe uri guca mu bihe bikugoye, abo bafarisayo n'abo basadukayo uzabatsinda mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose. Mu butatu butagatifu Imana iri kumwe nawe, mu butatu butagatifu Imana izakurengera. Ndagira nkubwire ngo ababisha baguhagurukiye bazatsindwa mu izina rya Yesu. Ariko buri muntu wese uri kunyumva ahunge icyaha n'igisa nacyo, ajye arebe ku musaraba kuri Kristo Yesu aho yabambwe, kuko Uwiteka hari icyo agiye gukora. Uwiteka agiye kwitamurura, Uwiteka agiye kwiyerekana, kuko hejuru imbaraga za Satani hari imbaraga z'Imana. We rero kunyumva iyarure, dore burije kandi burakeye, n'igihe umuntu utakibasha gukora. Imana yacu tugire neza cyane. Imana yarambwiye ngo nimbwire abantu baca imanza ku bandi ngo bareke guca imanza, kuko intebe y'Uwiteka y'imanza ngo ntabwo iragira. Ngo kuki utinda ku bantu? Imana irambwira ngo urebe ibyawe, wowe uri kundeba urebe ibyawe, nturebe iby'abandi, ngo ahubwo urebe ibyawe. Wa mukobwa we reba ibyawe, wa musore we reba ibyawe, wa mugabo we reba ibyawe, wa mugore we reba ibyawe, kuko Uwiteka harambwira ngo impanda y'Uwiteka n'uyu mwanya yavuga, impanda y'Uwiteka n'ejo yavuga. Rero ngo reba ibyawe, we gutinda ku bantu, ngo kuko Uwiteka afite umugambi wo kukurengera no kukurwanirira. Imana ikomeza kumbwira ngo abantu baca imanza ku bandi nibabireke. Imana yacu tugire neza cyane. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ibice bya 9 umurongo waho wa 4, hari ijambo rivuga ngo nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa, burije kandi burakeye, n'igihe umuntu atakibasha gukora. Reka mbabwize ukuri, iri jambo ry'Imana rirakomeye cyane. Nkoze ikiganiro mu gihe kigaragara yuko amasaha akuze, amatara aracanye, hano bantu barakubireba, bishaka kuvuga ngo iyo bwije ducana amatara. Ijambo rero Yesu yaravuze ngo burije kandi burakeye, n'igihe umuntu atakibasha kugira gute gukora. Ngo nuko Yesu acira hasi amacandwe atobesha kondo, ngo atobesheje akondo, ngo nuko abantu barebye Yesu ngo batangira kuvuga bati, ese aya macandwe aciriye hasi araza kuva mwiki? Nuko Yesu ngo afata ya macandwe ayashyira mu mpumyi ngo y'umuntu wahumye afite amaso akanuye. Hari impumyi zihuma zigahumira kimwe, hari n'impumyi zihuma zigahuma zifite amaso akanuye. Yesu yashyize ibyondo n'amacandwe ye mu maso y'impumyi, ngo abantu batangira guca imanza. Baravuga bati, ni ukuri Yesu, uyu muti ntabwo wavura. Ati uyu muti ntiwavura, uyu muti ntibyakemera. Ariko birangira ngo impumyi ayitumye ku kidendezi cyitwa Silowamu, arayibwira ngo genda wiyuhagire. Ngo abantu nibiyuhagire mu maraso ya Yesu, abantu biyuhagire mu maraso ya Yesu, bahumanuke. Ikidendezi gisobanura amaraso ya Yesu. Abantu nimwiyuhagire mu maraso ya Yesu, hanyuma ibyaha n'ibicumuro birabavaho. Muri abakiranutsi, muri abakristo Imana ishima, muri abakristo Imana ishaka. Imana irambwira ngo ntishaka kugumya kuruhanya n'abana b'abantu. Abantu muhunge ibyaha n'igisa nacyo, nk'uko Loti yahunze akahunga Sodomu na Gomora, namwe mwiyarure ngo muhunge icyaha n'igisa nacyo, kuko Imana harikije gukora. Nakomeje kubona umugabo wambaye iby'umweru ampagaze hejuru, ngiye kubona mbona imipaka yose y'igihugu cyacu, mbona iriho inuma nyinshi cyane. Ngiye kubona inuma nyinshi ku mipaka y'igihugu cyacu, nditegereza. Imana irambwira ngo ziriya numa wazibonye? Imana irambwira ngo zinuma zisobanura ngo uburinzi ku gihugu cy'u Rwanda, ngo kuko u Rwanda nzarurwanira kandi nzarurengera. Ngo dore ngo abantu nibiyarure bave mu byaha, ngo nzabarwanirira aho bikomeye. Imana irambwira ngo
dore ije kurwanira buri muntu wese nk'uko Imana yategetse Mose ikamubwira ngo nagenda abwira Abisiraheli ngo bafate udushumi dutukura ngo badupfundike ku madirishya y'inzu z'Abisiraheli ngo akababwira ngo bafate umwana w'intama bamubage bafate amaraso bashyire ku nkomanyizo z'imiryango nuko icyo gihe marayika w'Uwiteka anyuze mu Bisiraheli ngo nuko umarayika w'umurimbuzi anyuze mu Bisiraheli ngo akajya areba inzu yayisangaho agashumi akayirengera nguko niko Uwiteka aje gutabara abakiranutse. Heko talaba yashando yasika yasobrerefa pere wirishego metutala bosogrere. Ndabona Imana ishyiraho abantu ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu. Ndabona Imana ishyiraho abantu ikimenyetso cy'ubutsinzi. Ndabona Imana ishyiraho abantu ikimenyetso gikomeye. Ndabona Imana iri kugenda ishyira ikimenyetso ku bantu bayo, kandi icyo kimenyetso iri kubashyiraho ni ikimenyetso cyo kubarengera, ni ikimenyetso cyo kubatsindishiriza, ni ikimenyetso cyo gukiranuka, ni ikimenyetso cy'ubutsinzi. Imana irimo irambwira ngo iyarure wa mugabo we, iyarure wa musore we, iyarure wa mukobwa we. Niba uri mu isoko ni wiyarure uve mu byaha urimo, niba uri mu kabari ni wiyarure uve mu byaha urimo, niba uri mu businzi ni wiyarure, niba uri mu burwayi iyarure. Nubwo uri mu burwayi Uwiteka aragukiza indwara, niko Imana ivuganye nanjye. Ndagira nkubwire ngo wowe uri kunyumva iyarure, Uwiteka ntatakuvana nta natakugeza. Uwiteka afite umugambi wo kugutabara, Uwiteka afite umugambi wo kukurengera, kuko Uwiteka uyu mugoroba harakwibutse wowe uri kunyumva kuri iyi cano. Ndagira nkubwire ngo Uwiteka agufiteho umugambi ngo nuko Yesu acira amacandwe hasi ayatobesha kondo ngo ashyira mu maso y'impumyi. Benshi barasakuza, bari bamaze no gusakuzana mbere bakimanza bavuga ngo iyi mpumyi ntiyahumuka, ngo iyi mpumyi ngo yicara ku nzira hano ngo ni ibyaha byinshi. Ngo nuko Yesu arabacecekesha arababwira ngo ninde wabatumye guca imanza ku muntu, ngo uyu nguyu ntiyahumye kubera we, ngo nta nubwo yahumye kubera ababyeyi be, ngo ahubwo kwari kugira ngo Uwiteka mu gihe gisa n'iki yiyubahishe, ngo kwari kugira ngo agire icyo akora. Rero ndagira nkubwiye ngo uri kunyumva Uwiteka avuganye nawe ngo uko yagiriye neza iyi mpumyi nawe arakwibutse mu izina rya Yesu. Uko yayibwiye ngo wampumye we jya kwiyuhagira mu kidendezi cyitwa Silowamu, nawe arakubwiye ngo niyuhagire mu butatu butagatifu mu maraso ya Yesu. Uwiteka arakweza aragutunganya, kandi nawe uraba ikimenyetso ku bandi bantu nk'uko iriya mpumyi yayihumuye ikaba ikimenyetso ku bandi bantu. Abantu bose bakagenda bavuga bati ni ukuri Yesu ahumuye impumyi. Nawe rero akira guhumuka, nawe rero akira ubutsinzi, nawe rero ibigeragezo wari urimo Uwiteka arakubwiye ngo uyu mwanya umuti w'ikibazo wabonetse, umuti wawe Uwiteka yawuzanye. Akira umuti mu izina rya Yesu, akira umuti wo kukurengera, akira umuti wo kugukiza indwara. Ushobora kuba urwaye uburwayi, ushobora kuba urwaye malariya, ushobora kuba urwaye indwara zikomeye z'ibyorezo bikomeye na sida irakira. Nta indwara n'imwe Imana idakiza. Ndagira nkubwire ngo aka kanya wowe uri mu bitaro Roi Faisal, wowe uri mu bitaro hariya Kibagabaga, wa mugore we wabuze ibise, akira ibise kuko Yesu aravuze. Uhereye aka kanya akira kubohoka mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana ishobora byose arambwiye ngo araguhumuye kandi araguhumanuye. Amarozi yarakuriho, uruzingo rwari rukuriho ruracitse. Wa mukobwa we akira ubukwe bw'umugisha, wa mugore we nawe akira ubutsinzi, akira igikundiro. Wa mugabo we wakoraga bikanga, ariko Uwiteka harakubwiye ngo umuti w'ubucuruzi bwa uraje, akira gukora byemere. Uri mu modoka uritwaye, uri kunyumva, uri mu iduka uri gucuruza, uri kunyumva, ariko Uwiteka avuganye nawe ngo akira umuti wo kubohoka mu izina rya Yesu. Akira ubutabazi kuko Uwiteka yanze yuko waguma mu bihombo bidashira. Uwiteka aguhaye kunguka mu izina rya Yesu. Mu iduka ryawe, mu byo ukora byose, Uwiteka aje kukurengera, aje kugutabara. Icyo Uwiteka ashaka ni ukukiranuka ukava mu cyaha ukiyarura nk'uko Imana yategetse ngo Loti nahunge ahunga icyaha n'igisa nacyo agahunga. Ariko umugore we akareba inyuma, akareba mu by'isi, akareba Sodomu n'i Gomora, agahinduka inkingi y'umunyu. Imana irambwira ngo abantu bari babaye inkingi z'umunyu nibiyarure bave mu byo barimo, kuko Uwiteka yibutsa abantu, aje kugira abantu neza. Mwakire rero ijambo ry'Imana. Ijambo nari mfite ni iryo ngiryo. Nimero zanjye ni 07 gatatu kane icyenda karindwi icyenda kane gatandatu 0781 Tigo yanjye ni 0725 ngiyo inimero yanjye. Nkomeje ndi Reverend Floriye cyangwa se Prophete Floriye. Naho ubutaha nakagaruka tuzongera tubonane. Imana yacu tugeneza. Reka dusenge kugira ngo umuntu wese wanyumvaga muri iki kiganiro arusheho kumererwa neza. Dusoza ikiganiro. Witwa Uwiteka Imana nziza, witwa Uwiteka Imana ikomeye. Nsengeye umuntu wese
wese utwumva, yaba umuntu uri hano mu gihugu cyacu, baba ba diaspora, baba bari ku bihugu by'amahanga, ndasenze mu izina rya Yesu, uko Yesu yahumuye impumyi igahumuka byari bikomeye, uyu mwanya ndategetse mu izina rya Yesu, abantu bari bafite ibigeragezo bikomeye, abantu bari bafite intambara zikomeye, wera aka kanya uko Yesu yarari kera n'uyu musine kwakiri akira kuboka uri kunyumva mu izina rya Yesu. Amen. 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 Reka ngushimire cyane mukozi w'Imana ku mabwizo tugejejeho. Murakoze cyane. Hanyuma n'uwaba yifuza kuba yamuvugisha nawe yamuvugisha ntacyo bitwaye, ndumva ko yatanze nimero ze za telefone. Ndabashimiye abantu mwese twabanye. Iyi ni Rafa TV, ibiganiro byacu nakagaruka. Imana ikomeze ibandebere icyoroshye. Amen. Amen.